Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Uramubona ni Ndahiro Valence Papy, mwamenye cyane mu mwuga w'itangazamakuru, ndetse n'umugabo witwa Magashi nawe wamenyekanye ku muyoboro wa YouTube witwa Magashi TV. Aba rero rurageretse hagati yabo, aho uyu Magashi yibasiye cyangwa se yaje ashyira mu majwi uwo bita Ndahiro Valence Papy, arimo amushinja ngo kuba yaba ngo ari ikigarasha cyangwa se urwanya ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Uyu rero Ndahiro Valence Papy nawe akaba yaje ahita aza yisobanura, ndetse aza no kubaza uyu Magashi impamvu yamwishe ikigarasha, ndetse akaza kuvuga ko ngo yiyita umunyamakuru. Magashi amubwira ko umwuga akora w'itangazamakuru ngo utamuha kugenda akora inkuru ngo nk'iza akora, ngo dore ko yasuzumye ngo inkuru zose Ndahiro Valence Papy ngakora ngagasanga ngari inkuru zirwanya kandi zibasira zinaharabika ubutegetsi buyoboye igihugu cy'u Rwanda. Ndahiro Valence Papy yaje kumusobanurira, amubwira ko inkuru akora ari inkuru zivugira abaturage, ngo ndetse ko inkuru akora ngo ari inkuru zemewe mu mwuga w'itangazamakuru. Ikindi yibutsa Magashi ko ngo Ndahiro Valence Papy afite ikarita imwemerera gukora umwuga w'itangazamakuru, cyangwa se ikarita yagenewe umunyamakuru wemewe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo Magashi yaje kubwira Ndahiro ko ngo akora inkuru ngo akavugana n'uruhande rumwe gusa ruba ruri muri iyo nkuru, nyamara ngo yakavuganye n'impande zose. Ndahiro Valence Papy akongera akamusobanurira ko ngo akora inkuru zitibanda ku ruhande rumwe, kuko ngo buri ruhande rubaza rukagira icyo rubivugaho, kandi ko inzego zibishinzwe zitigeze zimubwira ko inkuru akora zibogamye. Ndahiro Valence Papy yaje kubaza uyu mugabo Magashi impamvu avuga ko ngo yagiye areba inkuru ze, amubaza impamvu ngo yagiye areba inkuru ze ngo akajya gucukumbura akora ubushakashatsi kuri izi nkuru ze, amubaza icyo yaba ashinzwe, ndetse ngo dore ko hariho inzego zibashinzwe ndetse hakabaho n'inzego zishinzwe kureba abakoze ibyaha, harimo n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Amubaza impamvu we yagiye kumugenza ndetse no kugenzura ibyo akora, amubwira ko ngo yabibonye ngo nk'intore, ngo yarabibonye nk'intore. Ndahiro Valence Papy naravuga ati ahubwo cyangwa uri intoragura amayugi. Ibi rero ni ihangana ryaje hagati yabo, rikaba rije nyuma yaho uyu munyamakuru Ndahiro Valence Papy yaje gukora inkuru ku munyamakuru kwa Diskrema waje kuba yasenyerwa amazu yari arimo yubaka hariya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uyu munyamakuru nyuma yuko akoranye inkuru nuriya wasenyerwaga inzu, urakaba yarahereye aho ngo agenzura imikorere ngo ya Ndahiro Valence Papy, ngabona ko ngo ari umuntu ngo ahubwo ngo ukora inkuru zigamije guharabika ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo ndetse akaba we anavuga ko ngo hari abishyura Ndahiro Valence Papy ngo akunda akora inkuru nk'izo ngizo. Ndahiro Valence Papy akaba yamubazaga ngo uburyo yakerekana amafaranga yishyurwa haca ndetse n'uburyo yafatamo, ndetse bikaba bigaragara ko Ndahiro Valence Papy yaje kurangiza asobanura ko ngo akeneye rwose ngo kwishinganisha, ngo kuko ukuntu yabonye Magashi ngo amuvugamo ngo arabona byazarangira rwose, ngo bahuriye no mu nzira yamuhitana. Ngayo nguko ibiri kuvugwa hagati ya